Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaha umugisha kuri uyu munsi. Amahoro y'Imana bane namwe. Amazina ni Hakizimana Bosco igitoki cyo mukwe. Bakundwa badukurikiye kuri BIRASOHOYE TV, uyu munsi wa none Imana ibahereza umugisha, Imana ibambika imbaraga mu izina rya Yesu. Uyu munsi tubazaniye ijambo rivuga ngo iyaba atari Uwiteka Imana wabaye mu ruhande rwacu ubwo abanzi baduhagurukiraga. Iryo niryo umutwe w'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Uyu munsi tugiye kureba ikibazo umazemo iminsi, nanga se abantu baguhiga, abantu bakurwanya. Birashoboka ko waba umaze iminsi urira, birashoboka ko waba umaze iminsi utegwa, ariko uyu munsi Imana ikaba yarakurengeye. Ari aho yakuvanye, hari ibyakunyujijemo, hari intambara wanyuzemo, hari ibigeragezo wanyuzemo, ariko ubica muri mu ndambara, uri mu marira ariko ubicamo. Haleluya. Tugiye gusenga. Reka dusenge kubw'aya magambo tugiye kumva. Bantu badukurikiye, bantu bari hirya no hino, bantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari hanze y'igihugu, bantu uyu munsi wa none, reka Imana igukomereze amaboko mu kibazo urimo, nanga se mu ndambara urimo. Mu buryo n'ubundi birashoboka ko abantu baguca intege mu rugendo watangiye, mu bintu byo gusenga, mu bintu. Uyu munsi data wa twese hagira uko abigenza, ahindura ubuzima, ahindura icyerekezo, ahindura amagambo, aguha ingomesi. Uyu munsi wa none data wa twese azabane nawe. Haleluya, 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 haleluya. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, ushoboye byose, uri rubasha, nta cyarogoye imigambi yawe. Izina ryawe nirishimwe. Tuje imbere yawe muri aya amasaha ya saa 10. Reka ukugendere abandi, ntubasige, natwe ntutugenderere. Ugendere abantu badukurikiye, abantu bari kutwumva, abantu bari kutwumviriza. Haleluya. Uyu munsi wa none Imana ibashyigikire, ibarengere, ibambike imbaraga. Birashoboka ko buri mu kibazo, birashoboka ko buri mu kigeragezo, birashoboka ko buri mu ndambara, birashoboka ko buri mu marira, ariko uyu munsi data wa twese gutabara azindutse, data wa twese kuvuganire aho byanze, aho bidashoboka. Data wa twese abane nawe muri byose. Ijambo tugiye kumva reka ritaguca mu gutwi ngo rihiguke mu kundi, aho ko rishinga imizi imitima yacu. Iri jambo tugiye kumva rizatubera impamba n'urwego bizatugeza mu ijuru mu izina rya Yesu. Asante. Kadusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 124. Haravuga ngo iyaba atari Uwiteka Imana wabaye mu ruhande rwacu, akaba ariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba atari Uwiteka Imana wabaye mu ruhande rwacu ubwo abanzi bacu baduhagurukiraga, ubwo umujinya wacanaga kuri twe, kimba amazi yaraturengeye rwose, kimba isuri yararengeye ubugingo bwacu. Haleluya. Yewe mubyeyi udukurikiye, ijambo ry'Imana muri Zaburi 124 haravuze ngo iyaba atari Uwiteka Imana wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, ubwo ababisha baturwanyaga, ubwo abantu batwirukankagaho, ubwo abantu baturwanyaga, ubwo abantu bari bagiye kudufata bakatumina burundu, Imana iruruka iravuga ngo mwana wanje ndi kumwe nawe. Imana irahagarara iravuga ngo mwana wanje nteze amatwi, ngutegeye amatwi. Uyu munsi wa none data wa twese agutabare, agushigikire, akwambika imbaraga.